Turabashoje bene data, tubashoje muri iki gitondo, tubashoje mwese mu izina rya Yesu. Tunejejwe no kugira ngo tuganire ku bijyanye igisobanuro cy'inzozi nangwa se ubusobanuro bwo kwizera uburyo kwizera kungana n'ubuzima umuntu abayemo. Abantu benshi bagiye baduhamagara batubaza ibijyanye n'inzozi, bakatubaza ibyo bagiye barota, ugasanga abantu benshi ntago bajya basobanukirwa ibijyanye n'inzozi babamo, ntibamenye ibyo ari byo, ibyo n'imoso, ariko nabyo nta n'uwabarenganya kubera ko buri muntu aba afite icyo Imana yamuhaye gusobanukirwa. Ntago umuntu nshobora kuba hari icyo nzi hakaba hari n'icyo ntazi undi muntu akizi. Rero Imana ishimwe cyane. Mu ntangiro reka tumanze tubasuhuza kandi tubishimiye, tuzi neza ko muri bazima, kandi abatari bazima nabo dufite icyizere gikomeye ko Imana iri kumwe nabo ndetse ibasha kubakorera ibirenze ibyo bibwira ko bishobora kubabaho. Ibyiza Imana yabateguriye nangwa se imigambi myiza Imana ibafitiye ibasha kuzimya ingorane n'ibibazo byose bari guhura nabyo muri iki gihe. Imana rero ishimwe cyane. Turavuga ku buzima bwo kwizera nangwa se kwizera guhuye n'inzozi, inzozi urota zihuye n'ubuzima ubayemo. Kwizera kwawe guhuye n'ubuzima ubayemo, nanone kugahura n'inzozi ubasha kurota. Bivuze ngo iyo ufite ubushobozi bukeya nangwa se ukiri hasi cyane, ntushobora ubushobozi nanone bwo kurota ibintu biri kure cyane birengeje, biragoye. Nangwa se kwizera kwawe iyo Imana itari yagira aho ikugeza, biragoye cyane kwizera ko ibikomeye nangwa se ku buryo wasaba ibikomeye ku buzima bwawe. Iyo umuntu kiri hasi aciriritse, Imana itari yahindura ubuzima bwe, kwizera kwe kubasha kuba hasi cyane cyane, ugasanga muri bya bibazo bye ashobora kuba ari umuntu. Reka dufate urugero nko ku muntu udafite aho aba, umuntu udafite aho aba, umuntu udafite inzu, umuntu uri mu bukode nangwa se akaba ari no mu bukode bw'inzu yo hasi cyane iciriritse, inzu atabasha kwakiriramo abashyitsi, inzu itabasha gukwirwamo umuryango we. Uwo muntu biba bigoye cyane kwizera ko ashobora kuba yasaba etaje. Bivuze ngo kwizera k'umuntu kujyana n'ubushobozi afite muri icyo gihe, ni ukuvuga ngo iyo umuntu akiri hasi, kwizera kwe nako kuba kuri hasi. Kwaguka guturuka mu bushobozi, bivuze ngo umuntu wagutse agira ubushobozi bwo gutekereza hagari, bwo gutekereza kure, ariko umuntu ukiri hasi, ibitekerezo bye no kwizera kwe nanone kuba kukiri hasi. Kwizera, hari ushobora kwizera ko Imana ishoboye byose, ariko utamubwira ngo mu gihe adafite aho arara, mu gihe adafite aho aba, mu gihe akiri umuntu w'inzererezi. Hari uba inzererezi atari uko ari ikirara, ahubwo akaba inzererezi kubera ubuzima bubi bukamugira inzererezi. Ejo akarara aha, ejo bundi akarara aha, bukeye akarara aha ngaha. Ubwo buzima nk'ubwo ngubwo rero, kuba umuntu aburimo atari yabona nibura n'ahantu abe afite pariseri, nibura shamburete imwe ibe yitwiye, kumubwira ngo yizere ko Imana izamuhereza etaje biba bigoye cyane. Aba yumva ko umubeshye, aba yumva bidashoboka. Kubera iki? Kwizera kwe kungana n'ubushobozi bw'uko ari. Bivuze ngo ubushobozi utuyemo bukwemerera kwizera ibikomeye birenze ibyo urimo, ariko igihe cyose umuntu akiri hasi, akiri umuntu usaba umunyu, biragoye kumubwira ngo azagendera mu ndege.
by'ukuri kwizera kujyana n'ubushobozi umuntu arimo. Nanone inzozi z'umuntu nazo zijyana n'ubushobozi umuntu arimo. Birashoboka cyane ko ushobora kurota iyo umuntu cyane cyane tugeze no mu bijyanye n'ubuhanuzi, n'abahanuzi Imana yabakoreshaga ahanini ikurikiranye n'imiturire y'aho batuye, imiturire y'aho bari. Umuhanuzi yaba atuye ahantu bahinga ibijyanye n'ibiti, ugasanga Imana imweretse ibitebo by'amatunda, ibitebo by'imbuto, kubera ko ubwo buzima kapasite ye y'ibitekerezo bye n'ubushobozi bwe, ibitekerezo bye naho biri. Biragoye kuba umuhanuzi yahanura ikintu akagisobanura, ikintu atigeze abona, ikintu atazi kugisobanura izina, kucyita izina, ari ikintu yabonye atarigeze akibona na rimwe. Kubw'ibyo rero Imana ijya guhereza abahanuzi n'uburyo bwo gusobanura, ikabereka mu buryo bw'imiturire n'ubuzima babayemo. Imana ikamwereka, ikamubwira ngo ikamwereka imirima myinshi, ikamwereka amasaka menshi, ikamwereka imbuto z'imizabibu, kubera ko iyo ngiyo abahanuzi babaga ahantu bahinga imizabibu, amavuta ya elayo, kubera ko aba ari menshi cyane muri icyo gihugu. Ugasanga ibyo bintu byose bijyana n'ubuzima, ubuzima urimo ni naryo yerekwa ry'igihe urimo. Biragoye rero kugira ngo kwizera k'umuntu gutandukane n'ubuzima bwe, biragoye cyane. Ariko ko Imana igenda yagura ubuzima, niko niyerekwa rigenda ryaguka. Uko Imana igenda yagura ubuzima, niko no kwizera kugenda kwaguka. Reka tuvuge ku nzozi imwe muri iki gitondo. Hari nk'umuntu ushobora kurota, ukarota wambara inkweto, nyamara utarigeze, ukabona wambaye urukweto, ukabona wambitswe urukweto, ukabona urwo rukweto uraruzi, nyamara ubushobozi bwawe bushobora kuba butari bwakageze ku rugero rwo kugura urwo rukweto, ukarota urwo rukweto urwambaye. Bivuze ngo nubwo uri mu rugero rwo hasi, ariko urwo rukweto urota warigeze urubona. Biragoye rero kugira ngo urote urukweto utigeze ubona n'umunsi n'umwe ngo nirwo ugiye kwambara, ahubwo Imana iragenda igaca mu kintu wigeze ubona ikakikuzanira. Bivuze ngo Imana iri kukwereka ko mu minsi izaza, mu minsi iri imbere, Imana ishobora kukwambika nawe ukambara urukweto urwo wabonanye abandi, nawe Imana ishobora kugezaho. Imana ishimwe. Hari n'ushobora kurota akarota yambaye umwenda mwiza, akarota arambaye rwose araberewe, kandi by'ukuri ni umuntu uciriritse, ariko akabona yambaye nk'abakire, ndetse akarota nawe ubwe ari kwireba agasanga yaberewe. Bivuze ngo byanze bikunze, nubwo uri mu buzima ubona ko buri hasi, ariko mu minsi izaza uwo mwenda nawe hari igihe uzawambara, ndetse unahinduranye, nk'uko ubushobozi buzaba bumeze muri icyo gihe. Imana ishimwe. Biragoye rero kuba warota ikintu utigeze ubonaho. Ushobora ukarota umuntu ukurusha ubushobozi, umuntu wo mu nzego zo hejuru, ukabona aragusanze, we ateye intambwe zigusanga, aho kugira ngo ube ari we wafashe umwanya wo kujya kumushaka, ahubwo we agafata umwanya wo kuza kugushaka, kandi ukabona aguhaye agaciro. Ibyo bizakwereke ko hari igihe uzaba uw'agaciro imbere y'abantu benshi, nawe ukagera ku rwego rwa wa muntu wabonye aza akugana. Reka tuvuge gatoya ku mukozi w'Imana Daniyeli. Ubwo ni ijambo twese tumenyereye, ubwo yari yatawe mu rwobo rw'intare. Twibuka ko umwami yabuze ibitotsi,
umwami yabuze ibitotsi, atera intambwe we abyuka kare. Ntabwo ari Daniyeli wagiye kumushaka, ahubwo we yateye intambwe kare amusanga mu kigeragezo. Haleluya. Umwami ajya guhagarara mu nzira y'ikigeragezo, abura amahoro, ajya guhagarara mu mwanya w'inzira y'ikigeragezo cya Daniyeli, kuko ngo yaragiye ahagarara ku munwa w'urwobo rw'intare, aho bamujugunye. Arahamagara, bivuze ngo kubera ko umwami yafashe umwanya wo kujya gushaka Daniyeli, ni ikigaragaza ko Daniyeli Imana yari igiye kumukorera ikintu gikomeye. Kuba umuntu umuruta nk'uwo yafata umwanya akabura ibitotsi, akabyuka kare ari uziza kumwishakira. Tubifate nk'iyo Daniyeli aza kurota icyo kintu, yari kumenya ko viziyo ye y'imbere hari ibyiza bikomeye cyane. Amen. Ni Daniyeli ibice 6 n'umurongo waho wa 21. Bivuze ngo nubona umuntu ukurusha ubushobozi ateye intambwe zo kuza, akaba ari uza kukureba, ndetse akabona aguhaye agaciro mu nzozi, uzamenye ko mu bihe bizaza hari intambwe Imana izaguteza, hari aho ugomba kugera, hari igihe uzageramo nawe ukaba umuntu wifuzwa. Muzi ko Daniyeli rwe yaramaze kuva mu rwobo rw'intare, Imana hari amapeti Imana yamuhereje, kubera ko n'ikimenyetso cya mbere cyo kuba umwami yafata umwanya wo kujya kumuhamagara, agafata umwanya wo kujya kumushaka. Umwami akaba ari ufata intambwe ya mbere yo gukura Daniyeli muri ruriya rwobo rw'intare. Ni ikimenyetso kigaragaza ko Imana yari kumwe na Daniyeli kandi igomba kumugeza aho atarageze. Amen. Imana ibahereza umugisha. Rero kurota wambara urukweto, ukabona wambaye urukweto rwiza, rwose ni ikikwereka ko niba ari no muvuga butumwa, hari aho Imana igiye kukugeza. Ivuga butumwa ryawe ni ryiza, ivuga butumwa ryawe Imana irarishyigikiye, ivuga butumwa ryawe hari aho ugiye kuzagera. Nurota ufashe mikoro, ukarota ufashe mikoro utari waba n'umubwiriza butumwa, ariko ukajya ubirota, uzamenye neza yuko byanze bikunze ruriya rwego nangwa se ruriya rugero Imana izarukugezamo. Amen. Hari ibintu byinshi Imana igituganirizamo mu nzozi, bamwe ntibabisobanukirwa, akabirota nk'uko ariko ntamenye icyerekezo by'ukuri. Mu bijyanye n'uburyo bwo mu mwuka tuzajya tubafasha, tubasobanurire ibijyanye n'inzozi mu buryo bw'umwuka, nangwa se no mu buryo bw'ubuzima bw'ubayemo, nk'uko twongeye tubiganiraho. Ushobora kurota ukarota inzu yawe yubatse hejuru yawe se nangwa se toilette, ukajya ubona inzu yawe ishinze hejuru ya toilette. Byanze bikunze situation urimo muri icyo gihe ni situation itari nziza. Haleluya. Ni situation itari nziza, ni situation itari nziza. Ukwiye gufata umwanya wo gusenga, kubera ko uri mu bihe bigoye, uri mu bihe bikomeye, uri mu bihe utabasha kwikuramo, uri mu bihe bikomeye cyane, uri mu bihe bisaba amasengesho y'ikirenga. Igihe cyose uzarota ukarota inzu yawe iri hejuru ya toilette, uzamenye ko ufite ikigeragezo gikomeye. Mwene data, ufata amasengesho akomeye, umenye ko uhagaze habi. Nangwa se hari n'igihe ushobora kunarota Imana ikakugarurira inzozi z'ibyashize, ishaka kukwibutsa ubuzima bubi wahozemo kugira ngo utibagirwa. Ko hari igihe umuntu yibagirwa, akijijisha, akiyobagiza ibintu yigeze acamo, ibihe by'amashimwe bikarangira, akigira umuntu uri hejuru, akigira umuntu ukomeye, akibagirwa. Nurota izo nzozi ukarota ugeze aho urota inzozi warotaga kera, nangwa se inzozi z'ibintu wavuyemo ukabona urazirose. Mwene data, nubona warateye intambwe, uzasenge cyane. Ushobora kuba ugiye gusubira inyuma, nangwa se ushobora kuba wariraye ukibagirwa ineza y'Imana ku buzima bwawe. Imana ikaba ishaka kongera kukugarurira bya bihe byashize kugira ngo utirara
kwizera utirara. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nugera mu bihe byiza uramenye ntukibagirwe. Abisirayeli Imana yarababwiye ngo nimumara kurya mugahaga ntimukibagirwe. Hari igihe rero umuntu ashobora kurya agahaga akagubwa neza ariko yamara akibagirwa. Iyo Imana ibonye ko wibagiwe rero irongera ikagarura za nzozi z'ibihe byashize bya kera, ugasanga wabyutse warushye, ugasanga wabyutse wananiwe, ugasanga wabyutse wihebye, ugasanga ukavuga ngo noneho birancikanye bibaye ukundi. Nubona bimeze gutyo uzamanze wigenzure uvuge ngo se by'ukuri ibi bintu uko byongeye kugaruka ni bimeze bite? Uzongere utere intambwe yo kongera kwicisha bugufi, wongere wicishe bugufi, wibuke bya bihe wari urimo. Numara kwibuka ibihe wari urimo bizabasha kukugarurira ubumuntu muri wowe. Amen. Imana yacu nishimwe. Igitondo cy'uyu munsi by'ukuri numvise twaganira ku bintu bijyanye ubushobozi bw'inzozi, nangwa se kwizera guhuye n'ubuzima urimo. Kwizera ntabwo gutandukana n'ubuzima umuntu abayemo, ahubwo kwizera kujyana n'ubuzima umuntu abayemo. Ariko Imana yakwaguriye imbago, Imana yaguye imbago nk'uko ijambo riri kutubwira muri iyi minsi, kwagurirwa imbago. Ese ushobora kwagurirwa imbago gute? Ushobora kwagurirwa imbago gute? Ni ugufata umwanya wo gusenga, kubera ko niwagurirwa imbago by'ukuri n'ibitekerezo byawe bigazaguka. Ntabwo ushobora kwaguka mu bitekerezo Imana itari yagukura mu mwanya mubi. Ariko igihe cyose uzabona Imana yagukuye mu mwanya mubi, uzamenye ko n'ibitekerezo bizaguka, ibyo gukora bizaguka, ibyo gukora bizaba byinshi. Ntabwo umuntu w'umukene, ushobora kubona umukene ukagira ngo nta bwenge agira, ushobora kubona umukene ukagira ngo nta migambi ashobora kugira, ushobora kubona umukene ukagira ngo n'uwamuha amafaranga ntiyashobora kuyajera. Oya, yabishobora, ariko igituma ubona ibintu byose abimeze nabi ntago yaguka. Yashobora kwaguka gute? Ibitekerezo by'umukene bifite ahantu bidashobora kurenga. Ibitekerezo by'umuntu wakennye cyane bifite ahantu bidashobora kurenga, bifite akazitiro. Bivuze ngo umukene afite akazitiro azitiriwemo katamwemerera gusohoka ngo yaguke bitewe na situation arimo. Ariko uko Imana igenda ihindura ibihe, nawe agenda yaguka. Hari mu bitekerezo, hari mu mikorere, hari mu byo akora byose, ugasanga yagutse. Ujya kubona ugasanga hari nk'abahanzi, ugasanga umuntu ni umuhanzi ariko kubera ko muri we atuye ahantu hatoya, ntabwo atuye ahantu hagutse. Ugasanga ibihangano bye bikomeje guhera muri ka kazitiro. Kubera iki? Araguka ute? Ntabwo yashobora kwaguka ari nta bushobozi afite. Nta muntu waguka ari nta bushobozi afite. Ubushobozi nibwo butera umuntu kwaguka. Abantu batuye mu isi ari benshi ni abanyabwenge ariko batuye ahantu bahagitswe no kuba ahantu hato, barahagitswe. Imana rero ijye idufasha by'ukuri. Imana niduhereza kwaguka, tuzi ko tuzagira n'ibitekerezo byagutse. Mwene data, niwaguka uzagira ibitekerezo byagutse, niwaguka uzakora imirimo ikomeye. Abantu nibabona batekereza ngo se uriya ni wa wundi nangwa n'undi usa nawe. Birashoboka abantu bakugiraho impaka kubera ko uburyo bari bakuzimo. Ariko uyu munsi reka ijambo twaganiraga nirivuga ngo byanze bikunze kwizera k'umuntu kungana n'ubuzima abayemo. Kwizera k'umuntu kungana n'ubuzima abayemo. Umuntu ufite ubuzima bwiza uyu munsi ashobora kuvuga ngo kansengera mu kwizera Imana impereza imodoka nziza abandi badatunze, reka tuvuge muri iki gihugu, kubera ko afite imodoka
atifuza imodoka yabo muri iki gihugu nawe azifiteho, bikamutera kwizera kaguka kajya kure, kwizera kwe kukajya kure. Ariko umuntu nkuko twabiganire, umuntu utagira aho aba ntashobora gutekereza ngo avuge ngo reka njye kuri interinete njye gushaka imodoka, njye gushaka inzu nziza kuri interinete, nzayubake ntayishatse. Ntibishoboka ibyo byose kuri interinete. Ntashobora kuvuga ngo reka njye mu mujyi njye kureba inzu, ntabwo bishoboka. Ahubwo kwizera kwe kuba kuri hasi cyane. Imana rero nitwagurira imbago kugira ngo tubashe natwe kwaguka mu buryo bw'ibitekerezo, kwaguka mu buryo bw'imikorere. Bene data, twaguke no mu buryo bw'inzozi. Inzozi zacu ze kuba hasi, inzozi zacu ze kuba izi mpungenge. Ushobora kurota ukarota uri kwambuka ikiraro, ukabona ikiraro cyaguteye ubwoba, ugatekereza ko ari ikiraro komuteri. Ntabwo ari ikiraro, ahubwo n'ubuzima bwawe. Igihe cyose witekerezaho ku buzima, ukabona ubuzima bwawe ari ntaho buzakugeza. Igihe cyose ufite ibitekerezo byo gutekereza ko ubuzima bwawe ari ntaho buri kugana, ari ntaho buzagarukira, ukabona ibintu byose byaranze, nta gihe ushobora kurota inzozi nziza. Muri icyo gihe uzajya urota, ujye kurota urote ikiraro, nyamara urote kiguteye impungenge, urote kidashoboka ko ushobora kuba wacyambuka. Bene data rero, Imana ibagirire neza. Uko Imana izajya idushoboza, tuzajya tuganira ku bijyanye n'inzozi, tuzabasobanurira iby'inzozi mu buryo buhagije. Imana ibagirire neza, Imana ibarengere, kandi mujye mudufasha. Utari wakora subscribe ajye abasha kudutera inkunga, dukore subscribe. Uko bukeye nuko bwije tuzajya tubafasha mu bijyanye n'inzozi mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'inzozi zijyanye n'ubw'umubiri. Nibura dutandukanye, ese izi nzozi ni iz'uburyo bw'umwuka gusa cyangwa se ni iz'uburyo bw'ubuzima tubayemo, kubera ko abenshi barota ntibasobanukirwe ibyo ari byo. Imana ibahereza umugisha. Bye bye.